ubundi biriya bihugu n'iby'akajagari n'iby'icyo akavuga ngo abantu ntibishimye ntibagize gute ariko iyo suku n'umutekano bwabyo ni uko ari inshingano hari ibyo ugomba kubahiriza hari ibikureba nawe ubwawe ugomba kubahiriza waba ubishaka waba utabishaka uwababaye waba utababaye ariko ntabwo bivuga ngo uwakugurije amafaranga uba ugomba kuyishyura kandi uyamwishyura uyakeneye ugasanga bashyizeho target bashyizeho ibintu byose bigomba kugeraho kuderivaringa bashyizeho monitoring na evaluation barakumonitoringa ibyo uri gukora kandi barakwevariho ibyo byose rero iyo utabyumva neza mu mutwe ushobora kugira ngo ni stress ubwo niba uvuye kugikwa ukanyura mu byuma mu gitondo urandiro akaguhagarara ku gakanu raporo ejo izaza ivuga ko utishimye muraho waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite plafo za rangete, douche na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moap vodka ya Moap Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope ari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Uburambe muri sport itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije abandi baryamye mu bitaro. Hari nabo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda. Nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda nta ubona amapine meza atanyuze muri tire zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promotion y'iminsi mikuru. Ugura amapine 4 ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho ibihumbi 20. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Ni amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahozemo Banque Populaire. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 88 90 60 20 cyangwa 07 88 32 83 44. Muri tire zone ntabwo ari twe twubaka imihanda gusa amapine yacu ayigendaho ni yarokora ubuzima bw'abantu. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Tower Motel yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose ku ngano wifuza, sauna, massage utasanga handi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Tower Motel ihagije ku macumbi. Happiness Tower Motel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kuri Engene uba wahageze. Hamagara kuri nimero 0780 0780 8089 cyangwa 0785 6044 ubabwire ko uvuye ku Muryango TV baguhe na discount. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mukomeje kujya mukurikira gahunda zacu umunsi ku wundi. Tugenda tuzana ingingo zigiye zitandukanye tukanaziganiraho. Twizera ko namwe aho muri mwakoze subscribe kuri Joseph Hakuzwumuremyi byitakiza akantu ka official. Aya ngendo official ubwabyo. Ruba fitiraga muntu nabonye na rogo wakize. Reka uramenye official ubwo kitari official singize.
haba hari abandi bantu ugiye kugira batari hari utuntu ugenda ushyiraho ariko utanabaza nk'ubu ngubu iyo ukomanza ahantu ntakubeshye ririya jambo bavuga ngo baravuga ngo karibu bagasubiza ngo iki star nkubeshye ngo star bivuga iki kandi ndivuga inshuro nyinshi nawe fisho nkubeshye ngo bivuga iki naba nkubeshye so umeze neza ariko ni amahoro n'abakunzi ba cano yaba ari umuryango TV bose ibihe byiza bose mu myaka yagiye itambuka u Rwanda rwakomeje kugenda rwakira critique zigiye zitandukanye cyane cyane yaba izabo bitwa ko bari muri opposition yaba iz'abanyamahanga basura u Rwanda bakazivugaho ibintu bigiye bitandukanye bamwe bakemeza ko ari igihugu gitekanye abandi gifite isuku abandi gifite abaturage bakeye bagira urugwiro bagira bate ariko ntihaburamo n'abandi bagenda bazana izindi nkuru zigiye zitandukanye mu mwaka wa 2013 Minisitiri Mukantabana yigeze gusubiza kuri iki kibazo nacyo cy'abantu bari bazamuye ikintu nk'icyo ko u Rwanda ruri mu bantu badatanga ubwisanzure yaba ku batavuga rumwe narwo cyangwa se no ku bandi batabyumva kimwe iyo umunyamahanga avuye mu gihugu runaka akagenda avuga ko icyo gihugu kitameze nk'uko yabyifuzaga aba ari we ku giti cye cyangwa se aba ari muri rusange hari expectations ziri personal ushobora kuzindukana zawe ku giti cyawe tuzi ko Afurika ari umwanda ari ahantu habi uwagira aho ahungira yahahunga tuzi ko umuntu uje rero yemerewe byose ubwo rero niba ugeze mu Rwanda ugasanga hari ibibujijwe kandi washyizeho ko ibibujijwe yarashyizeho n'uburyo bwo gukurikirana uburyo byubahirizwa ushobora kubabara niyo barakubwiye ngo muri Afurika uragenda ukigira ibyo ushaka byose waza uvuye mu Burayi cyangwa muri Amerika wagira hano ugasanga biragoye kamera warenza 60 ikaguhana wajya gusubiza imodoka nyiri agacekinga mwiremba akakubwira ati dore ufite amando ngaruranye imodoka ajya kumwe agatabi kure ya pota ati ntibyemera ati hari aho ujya wajya mu kabari ukabona baraguha serivisi kimwe n'abandi za privilege bakubwiye muri Afurika ko zigize ugasangaho ibintu bifite inzira binyuramo ushobora kubabara ushobora guhangayika ushobora kumva utishimye wagiye mu bindi bihugu ufata imodoka uragenda urayigarura wishyura nyirayo hano nyirayo arafata smartphone akareba ati boss dore ujya ku kiyaga bakwandikiye 3 ujya mu Kagera bakwandikiye kangahe ujya mu Ngagi bakwandikiye kangahe muyo wishyura guri bwishyure naye nta kuntu utababara rero hari igihe usanga uburyo waje warishyizemo ahantu ugasanga biratandukanye uko wahabwiwe uko wakuze wahabwiwe erego uko dukura batubwira ko Afurika ari mbi niko ababaheza bo bakura bababwira ko Afurika ni ahantu ugenda nk'ugiye gukora ibyoroheje ni uburyo viza ziwabo zigorana uruzuza ukazana UPI ukazana ibyangombwa bya sodanyoko ukazana ngo ibya banka nahe ubona gufata indege aza ku kibuga gusa umunyamerika agira ngo afite ibihugu 148 agendamo ku isi nta kibazo twe ni 30 na bingahe mu Rwanda urumva zenguruka Afurika yose ejo bundi natse visa ya Egypt nazengurutseho nk'inshuro 5 ntibemera kuninjira mu gipangu cyabo na parikaga hirya mu gihe cy'imvura sinaherukaga kunyagirwa pe ubundi yajyaga igwa nyireba kahita naka nimero za Nowa nkuga arimo turacyasuzuguritse uri umuntu ro wazanye yumva ko hari ahantu hasuzuguritse yasanga harimo akantu ko kwiyubaha gatoya bishobora kumugora kubijera hanyuma hari raporo zikunda gusohoka zikavuga ko abaturage b'igihugu runaka batishimye abadafite ubwisanzure n'ibiki ni ryari igihugu cyo gishobora gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu rifite umutekano rifite isuku ariko nyuma urundi rutonde rukaza ruvuga ko abaturage batishimye bigenda bite ushaka gusanga uwo mutekano n'isuku ubwabyo nabyo bisaba ko ari byo witwararika
kuko eraga ibintu bigira ikiguzi cyabyo. Tuvuge ziriya raporo iyo bakurikiza iki? Bakurikiza uburyo bwo kugenda, bakurikiza uburyo abantu bakurikiranwa ibyaha byabo, bakurikiza uburyo itangazamakuru rikora, uburyo politiki igendamo, uburyo imibereho ya rusange, ubukungu, uburyo abantu babona akazi. Hari ibipimo byinshi bareberaho, uretse ko harimo n'izitekinikana bitewe n'igihari. Usanga abazikoze hari motivasiyo yabo bwite. Ibyo bintu byose birashoboka. Ariko buriya ubundi mu mibereho y'umuntu hari uburenganzira bwe, ariko hari n'inshingano. Ariko ntabwo kwishima kwawe kwagombye kujyana ko wabonye uburenganzira bwawe ngo nibijya ku nshingano zawe wowe wange. Icyo rero naho bigirira. Reba bro, wa mutekano n'iyo suku, buriya bavuga isuku iri inclusive, iri mu bintu byose. Ntabwo ari ukuvuga ngo wameshe woze imihanda irakeye, oya. Nuko no muri iyo mihanda kugira ngo ike, nuko numva ko mfite ubwoba bwo kuba nanagamo agacupa. Si ubwoba gusa, nuko mvuga ko ijisho ribanza rikakureba riri muri wowe. Icyo rero abantu bashaka kugiheraho. Ibyo nakuba bavuga ngo ubundi biriya bihugu n'iby'akajagari n'iby'icyo, bakavuga ngo abantu ntibishimye ntibagize gute. Ariko iyo suku n'umutekano bwabyo nuko ari inshingano, hari ibyo ugomba kubahiriza. Hari ibikureba nawe ubwawe ugomba kubahiriza, waba ubishaka waba utabishaka, wababaye waba utababaye. Ariko ntabwo bivuga ngo uwakugurije amafaranga uba ugomba kuyishyura, kandi uyamwishyura uyakeneye. Niba watse inguzanyo muri banki uba ugomba kuyishyura. Niba umuntu yaraguhaye akazi uba ugomba kugakora. Ntabwo ari ukujyaho ukwezi kwashize guhembesha. Kandi ugasanga yarashyizeho vare. Hari ikintu ukandamo ko wahageze, hari uburyo kibara amasaha wakoze, sibyo? Ugasanga bashyizeho target, bashyizeho ibintu byose ugomba kugeraho, kuderivaringa. Bashyizeho monitoring na evaluation. Barakumonitoringa ibyo uri gukora kandi barakwevariho. Ibyo byose rero iyo utabyumva neza mu mutwe ushobora kugira ngo ni stress. Watse akazi k'ubufundi uri kugakora iminsi 5 hari gukorwa 3. Cyari gihe biba bidahari. Tujya tunyura ku mastade bakamanywa nijoro. Kandi uri kubaka inyuma mu gikari bacuruza n'ibyuma. Byo murabizi. Ibyuma byo kunywa. Ubwo niba uvuye ku gikwa ukanyura mu byuma, mu gitondo urandiro dakaguhagarara ku gakanu, raporo zizaza ivuga ko utishimye. Hari endise nyinshi mu bihugu nk'ibi ziruma bamwe abandi bambuka iyo udacunze neza. Ushobora kujya mu gikundi cy'abatishimye ariko ugasanga ibibazo byose ni wowe ubikurura. Bamwe mu banyamahanga, ubwo niho nashakaga no kuza gukomoza. Mu minsi yashize twabonye umugabo ukomoka mu gihugu cya Nigeria, ubwo yaravuye ngo gusura ibihugu bigize East Africa. Yavuzemo Kenya, avugamo Uganda, avugamo u Rwanda. Aravuga ati ariko hari ibihugu ntazasubiramo. Icyo gihe yamentioninze igihugu cya Uganda, katazagisubiramo ko ari igihugu kigira umwanda n'ibiki. Ageze ku Rwanda, aho Abanyarwanda banamwatatse cyane rwose. Ati Abanyarwanda mu by'ukuri harakeye, bafite umutekano sava, tariko abaturage babo bahorana ubwoba. Ati kandi nabo ubwabo ntibazi icyo batinya. Ngo baratinya ariko nabo ubwabo ntibazi icyo batinya. Ejo bundi nabwo hasoka ka video kuri TikTok y'umukobwa umwe nawe wo muri Afrika y'Epfo. We bari bamubajije ikibazo kivuga ngo kuko numwe mu bantu bakunda gutembera ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Baramubaza ati tubwira ariko mu bihugu byose umaze gusura igihugu utazasubiramo. Arangije afata video rwose ati igihugu cy'u Rwanda. Ati kuko igihugu cy'u Rwanda gikomeza ibintu. Buri hantu hose ugiye baragusaka. Ntabwo ushobora kurenga metero 5 utabonye umusirikare cyangwa umupolisi. Ati ibintu barabiremereza. Ni ikibazo cy'u Rwanda, ni ikibazo cy'abasuye u Rwanda. Ni nk'umunyakenya
Kenya mu bijyanye no mu baturage hagati kugira ngo nta somo yaho u Rwanda. Abanyakenya nta somo baha Abanyarwanda mo hagati mu buryo abaturage babana, mu buryo bubahana, mu buryo bubahiriza amategeko. Ngira ngo nta somo ryihariye baha Abanyarwanda muri sosiyete gutyo ushumuye. Ubona ko umufashe bashumurikira nk'amatungo, kumufashe nk'amatungo ugashumura koti pariki imbibi zayo nizi nimugende mwidagaduremo. Nta somo baha Abanyarwanda. Abanyafurika y'Epfo nuko icyo ni kimwe. Kuri ekonomi Kenya iri imbere, Afurika y'Epfo iri imbere, ariko mu bijyanye n'ibyo nakuye by'abaturage basanzwe, indice za ruswa Kenya iri imbere, indice za criminalite uburyo ubugizi bwa nabi Afurika y'Epfo iri imbere. Hanyuma ikindi uburyo nibyo byakuye birya bya obligation, droit na obligation. Hari mu Rwanda hari ibyo wuzuza basetinze ibyo ugomba kuzuza kugira ngo ubone iki, ahubwo igisigaye wamaze kubyuzuza bigenda gute? U Rwanda GDP yarwo ni serivisi, inganda n'ubuhinzi. Serivisi iri inclusive burya nayo. Hari abavuga ngo ni tourisme gusa, ariko twebwe serivisi ikubiyemo ibi byose n'ibi bya YouTube ni soft skills. Ntago wagira soft skills rero abantu batameze neza badafite umutekano. Hari abari muri hoteli, hari abari muri YouTube ko twicaye, hari abari mu bukerarugendo, hari abari muri serivisi za restaurant. Ibyo byose rero kugira ngo bikunde, kugira ngo n'abantu bazi izi nama zose uzibone, nuko biba bisaba ko hagombye kuba hari ikintu cyo kuvuga ngo umuntu uhari ari clean, ntabangamiye abandi, kuko n'ababangamira baragenda. Icyo niba ugomba kuba hub, ubu ikibuga cy'indege kiruzuye, amahoro aruzuye, arena iruzuye, hari arena, hari n'intare hirya. Izo si inyubako. Stade ya Huye nayo iri international, ubwo harabura za Rubavu nazo ko bazikora. Ya Nyamirambo nayo iri international. Nyamirambo ntago arayemeza. Hari match zijya ziberaho, hari ibitemewemo ariko bisigaye no gukosora. Ni rwo rugendo. Ikibuga cy'indege cya Bugesera sinzi nane nakikubwiye. Yego. Koridoro z'imihanda z'igihugu ubu haburaga uyu muhanda uva Kibungo ukambuka Amayaga ukazahinguka Butare unyuze Gakoma ya za Gisagara ugakomeza ukambuka wagera i Butare ukaba wava i Butare ukajya ku Kibuye utagombye kujya kwambuka Nyungwe. Hari umuhanda wa Gikongoro uzanyura mu Birambo ukomeza ugera Kibuye. Kera umuntu yavaga i Rusizi hafi hari i Butare kurusha Nyamasheke. Uwo Rusizi wajyaga Karongi yanyuraga i Muhanga, kandi n'undi umuhanda nawo utazamworohera. Uwo Nyagatare ajya Ibyumba yanyuraga i Kigali. Urabyibuka. Uwo Byumba ugiye hano Musanze yanyuraga i Kigali. Izo ni koridoro ziri kubakwa ngo abantu babashe kuzenguruka igihugu mu buryo bworoheje. Hari umuhanda ugiye kuzava i Butare wambuka i Burundi uzamuke Busiga ugahita uhura n'uva Kayanza ugera Ngozi ubwo ukajya i Bujumbura. Uwa Nemba wararangiye, wa Rusizi wararangiye. Ubu hasigaye uzava i Rubavu ugahita wambukiranya Kongo yose. Yenda mwimanda ya kabiri ya Tshisekedi zira ntambara zose zishobora kuvamo ibyo bikarangira. Cyose biragize. So muri zone rero iri hagati y'ibihugu iri stable nka gutya, Kongo iri stable, u Burundi nabwo buri kubaka stability muri iyi minsi.
ntabwo waregeza niba ushaka gucuruza nta kindi kintu ucuruza, nta mabuye ufite ntaki. Biba bisaba ko wubaka igihugu aho umuntu afite inshingano ziwe, aho umuntu amenya ubwenge, aho umuntu amenya gukora, ariko akamenya n'izo obligation zose. Hagakurikiraho iki, reba nk'aya mashuri ya 9, yenda ikintu nyashinja ni kimwe, nuko atari adapte ku mahirwe ari mwako karere zirimo. Ku mwana w'umunyabugarama arangizemo azi guhinga umuceri, uwa Rusizi arangizemo azi kuroba, azi korora amafi, uwa Musanze arangize muri 9 azi guhinga ibiraya bimetiriza, uwa Maraba azi iby'ikawa, Umayaga azi iby'imyumbati, azi iby'ibijumba, azi iby'ibishyimbo, uwa Kizakire azi iby'urutoki. Ofite zibe zubakiye ku mahirwe atangwa aho ngaho. Ariko buriya bivuga umuntu uri za Kamabare ya Bugesera birira ikeri ko umumotari ateze azaba yararangije segonderi byibuze, ntabwo babura ururimi bavugana. Yego, segonderi buriya bayita imanite, ni ukuvuga n'ubu muntu hari ubunyamusozi buba butakikurimo, ntiwafata ku ngufu, imanite ntiwaroga ngo urogeshe utazi n'ibyo uri kurogesha niba byica umuntu koko, utoye ibintu by'abandi urabisubiza, haba harimo ibintu byinshi. Rero umuntu uje yarazi ko aje mu gihugu wa mugani kimeze gutyo, ashobora kuhifuza isuku ariko akifuza akavuyo yabonye ahandi. akavuyo kari ahangaha byisaba, hano hari akavuyo, hano hari isuku, uwabaha isuku, hano hari isuku nta n'akavuyo. Birasaba kwitwararika, kuko umuntu wese yandastandinga ubuzima abamo. Impamvu akavuyo kanga urugero, ntabwo ushobora kubwira umuntu kasike ngo ayumve atazi agaciro k'umutwe ku mubiri we, ntabyo yize. Sibyo, atazi guhonda umutwe hasi icyo bivuga, birababaza ariko ntazi ibikubiye mu mutwe n'ingaruka guhora wuhonda hasi. Ariko undi azi ko umutwe uba mu bwonko, azi ko waba idebire, azi ko waba iki. Kumwambika ya kasike biroroshye, n'umugenzi atwaye ashobora kumaza ko utampaye kasike. Mu modoka sentire kumubwira ko akoze impanuka agira, harimo ibintu byinshi buriya. Aho ufite kwigisha abantu, nkagenda agendesheje ibirenge njya kuri primaire, sibyo. Buriya abantu benshi yenda bari mu kigero cyanjye bavuka muri famiye zari zifite byose uvanyemo amafaranga. Byose uvanyemo amafaranga n'ibyo agura, ibiki bijumba n'ibiki, uvanyemo amafaranga n'ibyo agura, umunyu, oya, amamodoka, amateleviziyo, amafaranga n'ibyo agura, ariko ibindi byose bihari. Ariko ku buryo uramutse umubwiye kwambara inkweto ntabwo yazibura, unamubwiye na matera ntiyayibura, ariko hari ubumenyi adafite. Buraro bitangira guha abantu ubumenyi. Uri impamvu bamusaka nuko bazi ibyo ashobora kugendana byateza ikibazo. Hari ahandi agenda rero gutyo ibyo batanabyitayeho, cyangwa bagendanye icyuma agahura n'abafite umuhoro. Tujya tubona imyigaragambyo nk'uwo munyakenya wavugaga gutyo. Nese imyigaragambyo ibera muri Kenya niyo yarekomanda hano. Neza nk'ubona bapfuye ngo muri imyigaragambyo yo gushyigikira Odinga, ntabwo ari abana ba Odinga bari mu muhanda. Demokarasi bashakaga yasaga gute? Kuvuga ibyo bifuza kuvuga, ku buryo ujya mu muhanda ugatwika ibintu, ugatwika amazu, bikarangira nawe harimo n'abahasize ubuzima. Nicyo kivuga icyo yavugaga. Ubwisanzure. So mushobora kumvikana ku bwisanzure na limite zabwo, bikabafasha nka sosiyete. Kuko sosiyete niyo isetinga icyerekezo cyayo, kandi abasetinze icyo cyerekezo burya kenshi ntabwo ari baba bazakigeraho.
ese bahagurutse Kanani bose niko bagezeyo nyabibe bya Mose ariko byibuze abana babo bagezeyo twifashishije Bibiliya bagezeyo 2050 se nzaba ngana sibyo akimodoka ngendamo imodoka Kayibanda yagendagamo ntago hayimpango nyemera yego hari nagenda irabura byinshi bikenewe yari yo mu kigeke niyo ngenda mu myaka 5 iri imbere n'ubu hari utayemera cyane n'ubu hari uyiraka bati yo timuze Pole kabisa ati pole kabisa so rero societe umuntu ushaka kubanga iyi societe nirishimye cyangwa irababaye hari ibintu byinshi yaba atarebye ashobora gupimira kuyiwabo hari iby'iwabo byiza hari n'ibyahuri byiza kuba atagaruka ni byiza nuko atahandastanding yahabuze uko yahatekerezaga ariko ntago mbona ko ntago yagaruka kuko bamwibye yego ntiyagaruka kuko bamututse yego ntiyagaruka kuko yabuze uwo bavugana ko bamufunza azira ubusa ntiyagaruka kuko bamufunza azira ubusa ntiyagaruka ariko hari ibibera handi biba bidashobora gushoboka hari n'ibishoboka bitashoboka handi nkeka arizo conflict zijya zibaho abantu bakanirwa kumvikana ku icyo kintu hanyuma abavuga ko noneho abanyarwanda bahora n'ubwoba utagira ubwoba terime uvukana ubwoba ugahita unarira isi ihita igukanda nanjye ndabuhorana none ninde utagira ubwoba ejo bundi honorable député Frank Habineza yavuze ko abanyarwanda batinya kuganira kuri politiki kubera ko tuzi ibyo twaganiriye imbere igaruka dufite generation uzi umusaruro w'ibiganiro byabaye imbere tuzi cyavuye ariko uranzi muri mitingi uranzi kuri zimwe za rukoko uranzi zo kwiperu Kafere yaravuze gutara kubage ni ukugaye guri imbere okay hari iyo societe wasetinze aho werekeza uhora ufite ubwoba bwo kumisinga ntasubira inyuma ni intambara nk'izindi zose hari ugutsinda intambara no gutsinda urugamba ni ibintu bibiri bitandukanye ushobora gutsinda urugamba rw'uyu munsi ushobora no kururangiza ukitwa ko watsinze intambara ariko ugasanga ibyo warwaniraga uramisinze point ushobora kumara amashuri 6 wiga ariko buri kizamini cy'akazi ukagitsindwa cyane kubera ko washyize imbaraga ku rupapuro ntabwo washyize imbaraga ku bumenyi uhura na kaminuza nazo zashyize imbaraga kuri sentuzana urumva psychologically umwe ari mu buyobe kaminuza iri mu buyobe n'abayigamo bari mu bundi ubuyobe bwabo bukuzuzanya turashaka amafaranga namwe murashaka igipapuro hanze muzimenya ibyo bikaba kubera ko iyo generation iriho icyo gihe haracyari bwa buryo bwo gutanga akazi mu kimenyane biracyahari ariko ntabwo uzi uko ejo bizagenda ejo akazi gashobora kuzamo vari cya kimenyane kikanga ejo uwagusunika agashobora kudemobirizwa ashobora kuba yari minisita bikanga ugasanga umuntu w'iwanyu wese ukoze akazi aragatsinda ukibaza abantu babo bazi ubwenge bose sibyo ukabifata gutyo ariko abana bawe bikazanga generation rero nta generation iba itagira ubwoba kuko generation iragwa ibyo byayibanjirije igasetinga n'ibyayo ubu nk'umuntu ufite imyaka 30 yarazwe iki tituri na 23 umuntu ufite imyaka 30 yari uruhinja 93 yari uruhinja 93 ubu ngo afite 30 si byose yego simbiteranye nabi
yavutse 93 indege yahanutse ari uruhinja sibyo jenoside yakorewe abatutsi ishyirwa mu bikorwa yari uruhinja niba waba barayikorewe ntazi uburyo yayirokotse yego niba waba barayikoze araho isuba riho ararangiza igihano cyangwa mama we cyangwa undi wundi banyuze mu mashyamba ya Kongo bagize gute uwo muntu se najya gusetinga objective ziziwe akeneye amateka ye arabyara akenera guhembwa cyane nk'uwabyaye arajya kurambagiza bavuga turuwaha naha amateka ntahura amateka aracyamukurikira ariko se ko akeneye amateka ye aho agiye gukora abanza abaze ngo uruwahe uri bwoko ki yicare hasi se avuge ngo papa arafunze aryame avuge ngo papa yarahunze avuge ngo papa ari mu rwibutso yicare hasi aryame mu mibereho ye rero hari ibyo azitwararika hari ibyo azitwararika tuvuge njya mbona nk'ubukene buri mu itangazamakuru ryo mu Rwanda harimo n'icyo ngicyo nta confrontation z'ibitekerezo politiki ibyo Frank yavuga ngo abantu batinya kuganiraho abanyakenya bamwe bashobora kurya amaruto abandi bakarya amawodinga abanyamerika bakarya abanyamarepublikani abandi bakarya abademokarate abafaransa bakarya y'iburyo abandi bakarya y'ibumoso abanyatanzania bakarya aya Chadema abandi bakarya CCM abanyekongo bamwe bari kurya Katumbi abandi bari kurya aya Kisekedi abanyayuganda bamwe bashobora kurya aya NRM abandi bakarya ya Bobo Wine aya nupu niba ari nupu niba ari Bobo Wine cyangwa se ririya ryuriya wundi yo wahoze ahanganye na Museveni muri comment baze kumunyibutsa usanga bari kumeza Besigye Kiza Besigye sibyo hano mu Rwanda inshuro byabayeho giye naguraga ibinyamakuru byatangiye bimwe ari iby'inkotanyi ibindi ari ibya MRND nandi mashyaka ashinga ibyabyo pawije bimwe by'abatutsi ibindi by'abahutu radio zimwe zibiza abatutsi cyangwa nta nizari zihari ntaho yari guhera imenera buriya uzumva nta munyamakuru wanuza wa Muhabura reka mvuge ko ariyo y'inkotanyi ukurikiranwa Muhabura editorial yabo yari clean nta n'igitutsi cyabagaho umugabo yagiye havuye mu Rwanda hano bamuguranye gezeyo abatereka mbahane inkuru yarayitanze bari bayishyira mu gatebo ariko icyo mvuga urumva ayo mateka urakuze utangiye gukurikirana politike ariko uri kumva ingaruka yagize kuri so birangira udakunze politike kandi n'ubundi politike nibwo buzima bwa buri munsi nibwo buzima bwa buri munsi ntabwo nzi Abanyarwanda BBC yahejeje mashyamba ya Kongo igihugu kivuga ngo mutahe abandi bari hakurya bavuga ngo baratera none nzashinga cano bamaze kubufata sibyo kandi ugasanga ibihugu byabo barabarinda ntabwo bashobora kuvugana n'abatalibani bashaka gutera Amerika tugiye gutera ibisasu koko kandi ejo bikanaba banabitera bakavugana ngo n'ibitero bigiye gukomeza ntabwo hagira n'interview n'umuntu wateye mashyamba yo mu Bufaransa cyangwa mu Bwongereza wateye ibisasu nk'uko byatewe Nyabimata abantu bakaraswa ngo ugirane ikiganiro nabo ugaruka amahoro n'ibyo bihugu byabo barimeneramo ahubwo bagiye bakoresha n'abanyamakuru gufatisha abo ngabo ariko twebwe ibihugu byacu bifatwa nk'ahantu intambara iri mu mukino usanzwe iremewe kudeta ziremewe ku buryo zimwe banazishyigikira so politike rero mbona ko kugira ubwoba bw'abantu bahora n'ubwoba n'ubwoba bw'icyerekezo bujyamo ukagira n'amateka twagize abakoroni imbere y'abakoroni burya habayeho ubucakara sibyo abantu baratikira
abakoroni baje hari ibihugu bagiye badesima burundu ubwoko bw'abantu bukarimburwa cyangwa imibereho yabo imibereho n'ibiki birahinduka nyuma y'ubukoroni haza ubwigenge n'amashyaka bitari bimenyerewe hano mu bihugu byacu tubimaraniramo muri za 90 wajyaga kwigaragambya muri mitingi ugasanga mwese murafite imihini yo gukubita kubeshya pe se murafite imihini ku buryo n'ubugeza guruka harya umuhini nawe uvanye ukawitegereza mufite imihini dore uko byarangiye sibyo ovete rero mbona ko kubaho ku isi abantu ibihugu byagiye biho n'abariya bavuga mu Burayi na kingo Afrika abantu bafite ubwoba ngo iki n'iki nabiwabo bafite ibyo batinya reka nguhe urugero rworoheje ibihugu byo mu Burayi na Amerika habaho abantu baba mu mihanda homeless buryo uzi kiba cyarabiteye ni agakosa gato cyane gato yambaye Land Road aho yakoze akazi yagiye akora amakosa akatirwa ibyaha binyuranye hari serivisi abatakyemerewe uretse kubaho kubyo utagura inzu utagira uwambuye inzu Kirehe iyo ageze i Rusizi agiye gutura yagakozamo ikarita bakarebamo ibinduru ziravuga muri system yambuye nyirinzu Kirehe nyirinzu yambuye banki nyirinzu aho byagorana kabandi babimenya agera i Rusizi yajya gukodesha bakabona ko umuntu yambura amazu ahakodesha okay nta nzu yabona ntiyarenga no ku kibuga adakiriyarinze banza wishyure banza wishyure nuko system zabo ujerwa na system z'abantu bakujera uwashobora kujya kwaka icyangombwa cy'uko washyingiwe gitifu kamubura ugataha witotomba uburajerwa n'irembo nta kwitotomba ngo gitifu bubatse system zijera abantu ku buryo umuntu nabo bahorana ubwoba ahubwo icyo bafitiye ubwoba nicyo kinyuranye n'icyacu twebwe ushobora gutinya umuntu twebwe ushobora gutinya uriya musirikare kwitwara uko ubonye ushobora kujya watahaga wasinze utera ibirahure utera amabuye mu birahure ariko kuri borudire hari umusirikare kandi utari kukwaka ku nzoga utari kukwaka ruswa hari imodoka ya polisi irimo izenguruka hari inkeragutabara irimo izenguruka bo bafite kamera ziri hirya no hino uranyura mu muhanda wirukanka Kamonyi yaho mu Burayi warengeje umuvuduko wahemewe n'ubundi uzajya kubona ubone polisi kuri inyuma cyangwa amandu yabone muri system kandi uzayishyura byanze bikunze ubu rero no kuvuga igisigaye ni icyo utinya nta muntu badafite icyo atinya Abanyarwanda bo nta n'ikibo baba bazi nta muntu uzabaho udafite icyo atinya twebwe buri muntu n'ijisho rya mugenzi we ntabwo ushobora gukubita umugore wawe duturanye ngo nuko wamushatse ngo nceceke naho binyuranira ariko ntabwo ushobora kubaka sosiyete udafite icyo utinya ubwoba burabakiza wa mugani wa Kinyarwanda se ngo kwa bwoba habuze impundu nta muntu none se reka ngo ni ukuvuga ngo abantu nahoze nkubwira ko politiki amateka ya politiki yacu ateye ubwoba abayibayemo n'abandi bagihari bose bifite uburyo yagiye batera ubwoba ibahahamura ariko uko iminsi ishira haza generasiyo zishobora kuganira kandi zifite platforms nyinshi nk'umuhanzi ntiyashobora gusohora indirimbo atanyuze kuri radio cyangwa televiziyo iyi ni arayisohorera iwe sibyo uricara hasi ugashinga televiziyo itagombeye ibyangombwa bya rura igendana sibyo ugasanga rimwe na rimwe views mba mfite kuri Twitter ziba zirutiza ikinyamakuru cyane
ntabwo nshobora kuvuga ngo platforms ufite ziri inofficial wa mugani nk'ubwe twatangiye ngo ujye gukoreraho iby'iwawe bibangamiye abandi ya responsibility ntabwo ibishobora kukwemerera nicyo rero ngira ngo bamwe bavugira ko ari ubwoba cyangwa se ari iki ariko ushobora gusanga buba bwanakurengera nko mu bihugu bikize bikomeye kuki ariho rete hari intuza abanywa droge kandi zinakomeye kurusha ahandi ko bafite ubwisanzure no ubwisanzure bwo kunywa droge se zo gukora icyo bashaka oya bwa bwisanzure birangira ntacyo bamariye kuho berekezaga cyangwa se ntuza zabo kuki se droge uzisanga no mu batakekaga bariho ubuzima abandi baririra utunze amafaranga hakubwa ikibazo cyo kwibaza buri mugoroba uri kwibaza can money bring happiness sibyo ukubura igisubizo droge irahenze kurusha amafaranga y'undi wese ashobora kubona ni ukuvuga ikintu cyangombwa burya ni sosiyete ibindi mwabishaka sosiyete kugira ngo ibeho nuko mwumvikanaho mujya naho muva nuko mwicara hasi abagezweho iki gihe bakubaka ibyabo bakareba ibyahise ibyo batinya n'ibyo bemera ariko ntabwo washobora kuvuga ngo mu bihugu bikomeye bikize ni naho banywa droge cyane ni ukuvuga hari abantu bafite ubwoba bwo kubaho akavuga ati reka mbe nywe mbe mpagaritse gutekereza ari amateka yanjye mbe nyaretse ari aho ndi mbe mparetse n'ejo n'icyerekezo mbe nkiretse ukumva ubwoba burakwishe kumva burakwishe ukanywa droge gutyo uretse droge uyinywa kubera iki ni ukugira ngo ubuhagaritse kubeho uba uruhutse uba uretse gutekereza wumva uri ahandi hantu byibuze kuko urafite ubwoba bwa hano kuki ariho bafite ubwoba bwa ntuza ikintu cyose yakoze cyaramukubise byaranze nabo byemeye ntacyo bimarishije kubera ko sisitemu zabo na sosiyete zabo ntabwo ziri efikase kugira barafite abantu benshi ba depression niyo mpamvu rero sosiyete zitera imbere renda n'ibihugu byacu ko abantu bagenda bazamuka bagira akantu hari ibyaha byinshi wumva utaruzi ukabona umwana aturuka mu mbyeyi ariko ararara mu nzoga ararara mu gisimenti hari utasinziriye kubera ibiheri n'imbaraga asa n'inzara n'undi ntiyasinziriye kubera ko ibyo atunze ntabwo azi impamvu yabyo ntabwo azi impamvu ari icyo gihe rero ni za sosiyete zuzuzanya ni abavugabutumwa ni leta ni abaturage uko babana ni uburyo abantu bakorana ni uburyo buzuzanya mu mibereho ni kwa kwandastandinga yo kuvuga umunara ushinze hano umariye iki ntabwo ndi kuwigiraho uburyo bidoroga n'inshinge kuri ntuzi ubisagaho kuri neti muri sosiyete ni ikintu gikomeye cyane ariko iyo imwe isenyeye mu yindi ishobora kudakwirwamo nibyo abanyaburayi badukoreye nizo ngaruka turiho tujera ubu ntabwo wakwimura imwe ngo uyimurire mu yindi cyokoza yo ubwayo hashobora kubaho standards bashingiraho batenda mu myaka iyi ngiyi urabona hari ibipimo burya bya Loni biravuga ngo millennium goals biraba ibipimo byo muri 2030 ibipimo byo muri 2060 byo ku rwego rwa Afurika byuze bakaba batabara bazaba bafite amashanyarazi bazabangana gutya ababyeyi babyara imfu z'abana zaba zingana gute kwana bari munsi y'imyaka 5 byibuze bagafatira ku ibyo bipimo none igihugu kikagenda kigashyiraho politike zacyo byibuze ariko hari icyerekezo mbere abantu banagendaga buhumye utaziyo bagiye hanyuma ku bihugu cyase ku banyamahanga ubundi bavuga ko u Rwanda abanyarwanda nta bwisanzure nta mahoro nta ki
babishingira kuki nabibonye n'ejo bundi mu bamwe mu badepite bo mu gihugu cy'Ubwongereza bari kudisikasinga no gutora ku itegeko ryemerera abari abimukira kuzanwa mu Rwanda. Ati mu Rwanda nta bwisanzure. Okay. Bariya abimukira ni dosiye irenga iby'abimukira cyangwa uburyo dushobora kuyumva. Ari uburyo u Rwanda ruyimotiva ari n'uburyo abongereza bayumva harimo ibintu bibiri. Abanyaburayi nta muntu bifuza iwabo. Iki cyo tukemerana. Niba uriyo baguhaye ubwenegihugu kubera icyo uri cyo. Ahubwo genda arenga nkavuga bapakiye abadogiteri n'abahanga bakabaza. Biduha impunzi. Sibyo niba baduhe baze bavurire hano babahembere hariya. Sibyo impunzi biriya bihugu biri guturukamo ni biriya bihugu byashwanyaguza ibihugu byabo n'ubundi. Afghanistan yashwanyagujwe na biriya bihugu. Abafganizi bahiritse abatalibani baragaruka bahirika abafganizi nanone. Syria kwa Assad urabona ibyo bayikoreye, Iraq uzi ibyo bakoze, biriya bice byose. Agahinda n'umubabaro biri muri ya bihugu ni made in Europe and America. Barabona bari kujya gufata ibintu byabo byibwa imyaka n'imyaka. N'Abanyafrika bariyo ntago muri yo kubera ni ibyanyu muri gufatayo. Byatwawe muri Afrika. Sibyo niba bashakayo bashaka ama elite bashaka abagize ariko abagiye bavuga bafite ibibazo n'iki mu nzira zigize no mpamvu bakaza amaviza n'ibiki byose. Icyo ni kimwe n'ubundi bizarangira bashe kuri bitekerezo by'umuzungu ni cyane biraho system zabo ejo ndi batoye banyura inzira zose iryo tegeko rishya bararitoye banyuze indi nzira. Icya gatatu ukuza kwa zirampunzi birakomanga imbehe y'abandi. Hari abantu benshi batwariye uruhinja kumwe ngo uruhinja bararutwaye. UN ibigo byayo birimo abatekinisiye bashaka akazi. Ngo nisiko ntago ishaka amahoro muri Kongo aramutse aje hahomba bangana iki bariraga kuri Monisco. Raporo za zirangabo ziba zivuga ngo hari amahoro ariko ntibyizewe. Iyo ntibyizewe ituma bahaguka. Ntago byizewe. HCR y'impunzi ntago mpamya korore yayo ari ugufasha ubuhunzi. Ahubwo igize amahirwe bwa namama. Sibyo ku buryo yagiye inafavoriza kubera ko hari iyo sheme cyangwa hari ubwo buryo bwo kuvuga ngo impunzi hari abantu bagiye bajya mu byaha mu bihugu byabo kubera ko hari iyo ngiyo iyo rumu badafite impunzi zaho. Iyo rumu yo kuvuga ngo nzahungira aha n'ibyanga. Muri kwigaragambya utwika amazu y'abantu, muri kwigaragambya utwika amamodoka. Ejo bundi uzaba uri mu gihugu uriho muri HCR winjoyinga kwitwa impunzi ngo uri impunzi ya politike. Ese wakoraga politike wanyu? Muteje intambara mwisha abantu bateje agahinda n'iki byose ntimunyuze inzira ya demokarasi nk'uko byavugwa ngo ni demokarasi. Nakubwiye mu bihugu byacu bwicanyi gutwika no gusenya mu Burayi babara mu bwisanzure. None warwanya ibyo ngibyo ati wowe uri umunyagitugu. Krizi iri mu biyaga bigari sesu kudahana genocide yakorewe abatutsi. Yego abaturage basanzwe banarengana bigenderaga bakaba ingwate yabayikoze. Sicyo kiri kudukurikira. HCR izi mpunzi zavuye muri Libya ni icunga amafaranga yazo ni inazicunga. Umushinga n'u Rwanda
ariko hashiseri n'izi cumi kagenzura sibyo izi zo mu Bwongereza yarahejwe ziriya miliyoni 140 ntizi aho zanyuze ni diri y'ibihugu byombi ejo ntibanatwongeye izindi aha ni diri y'ibihugu byombi iyi ro ni conflit direct ese bakahita bajya gukwiza mu media ati nta bwisanzure ntaki hari ibyo bavuga bihari kandi na byiza ko bira bihugu buriya bigira system ziri strong dosiye kugira ngo iceme inyura mu nzira nyinshi mu madirishya menshi iyungururwa abantu benshi babona umwanya wo kwitanga ibitekerezo no kwijora ariko iyi iciyemo hashiseri zasonza kuko diri nayo yari yikeneye dushobora kuzabona mu myaka 20 iri imbere kambi zose zisenyutse zo mu Rwanda uya hose ku isi bari ku iyi ntuzi kaba pilote projet pilote iyo mu Rwanda bwa buryo bw'ikambi none ukavuga uti igihugu kirananiye reka nimukire muri Nicaragua reka nje muri Zambia ugasanga hari uburyo ho kugira ngo nje kugwa mu nyanja hari uburyo muri Zambia na settlinga nabaho nareba amahirwe hari nkagira sibyo ibi by'imipaka kubona visa gutembera bigoye ingendo z'indege zihenze kuko babasha kugenda babona ibyangombwa byo kugenda baba ari bake bizarangira kugira ngo nje kwitwa impunzi mu Rwanda mvuye i Burundi nje muri Malawi imbeho nk'umuturage mpinge norore cyane sibyo neze mu Burayi kuki nta mpunzi zihaba murabira bihugu gutemberamo hagati ni nko kugikirehe mo hagati nta mipaka uratambuka ikibi ni ku kibuga ugiye gusohoka nabwo nta kibazo kwinjira nibwo bareba muri vari cyane kandi koko ugiye urabiba muri Schengen ariko hagati muri Afrika zira mpunzi uramushinga n'ucamo ubucuruzi bwegeranye mu ntuza hari hashiseri zagenda ivamo abari bayifitemo inyungu bizagenda gute zira mpunzi zirya ibigori bivuye mu mirima ya hehe zirya amavuta avuye mu mirima ya hehe zambara cagu ivuye mu mirima ya hehe bigenda gute sibyo mu Rwanda buriya byatangiye bagirana ibibazo na hashiseri biteye gute mu Rwanda baravuga ngo impunzi umunyarwanda niba yemerewe kurangiza segonderi ibi bya 12 nta mpunzi iri ku butaka bw'u Rwanda itaziga yego umva ukuntu UN abagizi ba nabi rimwe na rimwe sibyo impunzi burayemerewe kwiga amashuri 6 yisumbuye gusa abanza icyo bita nuza minimum minimum y'amashuri ku mpunzi ni amashuri 6 abanza sibyo ariko mu Rwanda bakavuga bati niba mudafite ubushobozi bwo kubishyurira 6 yisumbuye nk'abanyarwanda ni mu bavana nta munyarwanda urara muri nyakatsi n'amashitingi niyo mudafite ubushobozi bwo kuzubakira inzu z'amabati ni mu bavana igipimo no ku munyarwanda acanirwa niyo mudashoboye kuzihumurirwa ni muzivana hashiseri gahora ku karega ka gutyo ko kuzuza ibipimo byo mu Rwanda niyo mpamvu gusanga handi kambi z'ubuhunzi ni amashitingi ni nyakatsi mu Rwanda ni amazi asanzwe nta munyarwanda unywa ibiroho mubaha amazi meza nta munyarwanda utagira mituweli mubahe mituweli nta munyarwanda utagize ufite umuntu uri ku butaka bw'u Rwanda hari ibyo agomba kuba yujuje so niyo mpamvu rero ubona nubwo habakiri muri biriya bibazo hari dosiye rwa purayinga bakavuga byuza abantu bazi minimum requirements uramushinga rero uri muri conflict na hashiseri atari mu Rwanda gusa kuyahita ibana projet pilote ku bindi bihugu byose hashiseri kabera imine mu kujera ikibazo cy'impunzi abafitemo inyungu muri hashiseri n'uburyo bwa bya bigori n'ibiki byose umushinga isosi kameneka mu ntuza harimo NGO zubakiye ku mpunzi kuva kandi kuri shema mpuzamahanga cyane ibyo byose rero birimo conflict so rero
kuvuga ngo abazanamo script zabo bishobora kubaho. Nta gihugu cyishimye na kimwe, nta gihugu kidahora gihangayitse. Niyo bashyira imbaraga mu ntwaro, ese intwaro ni ugucura abantu. Nagari keke baba bashyira imbaraga mu ntwaro, bashyira imbaraga muri gukontorora abantu, ahubwo iyo urangaye gutyo ushiduka warasigaho ikinyejana, iyo waba ariho bamena ibintu byose. Uribuka umushinga wo kumena mankozebu mu Rwanda? Ariho bafata kompiyuta zananiranye iwabo, ugasanga baziha icyo gihugu ngo kuri make. Imyenda yacaguye igateza ikibazo Abanyamerika bagasara. Niyo abantu bashaka gukoresha ibishyashya, wafashije gushinga inganda zigatanga akazi ku rubyiruko, sibyo? Zigakoresha amakeri promiyeri zihari. Urafata imyenda uyisore mu nganda zawe, uyiha abaturage bawe bayambare, niba yivanamo uyishyire mu bindi bihugu biyambare. Hakora kumva iyo filosofi. Birimana akazi kuko biri kuza bihiye. Yego. Ni ibigori biza bihiye. Nta pamba ryacu ryakoreshejwemo Nuguca ubuhinzi. So ibintu bikorwa rero byose, ibe politike ikorwa ku buryo dukomeza tugahama inyuma. Tugana no ku musozo, ndashaka kukubaza aka kantu. Izi feedback tubona zaba abanyamahanga ziri mu buryo buri negative, hari ingaruka byagera kuri visit Rwanda cyangwa se kuba mu cyarugendo bashaka gusura igihugu? Okay. Abanyamerika barwanya intambara muri Vietnam, barayitsindwa. Baragarutse, batsinzwe intambara kuri Firidi, bakina insinzi muri Mayindi. Uramuzi Rambo mu bisheke, uramuzi Chick Norris, gukiza Abanyamerika bajya ku umuntu umwe akabohoza abantu babiri mu barracks yose. Twese twakinnye tuzi ko ntabwo narinzi ko Amerika yatsinzwe muri Vietnam. Bafite baramba. Narinzi umuntu arasa abantu bose batagira ingano, bagenda ari 10 bagakora amahana adashoboka. So bazi ku marketinga ibihugu byabo. Visit Rwanda harimo ku marketing igihugu, ariko no kugerageza gutanga ibyo bakweretse. Ntabwo ari kukubwira gusa ngo uzansure, byibuze kora ku buryo expectations zizanjye ningusura nzazihasanga. Ntabwo mpamya ko byagiraho ntuza, kuko urumva igihugu kigenda kivugurura policies zijyanye na Visit Rwanda. Harimo kuba nta visa zakwa, harimo ko urebye neza umunyamahanga bamusavinga mbere. Ubu nibwe telefone mu kwa 8, n'ubu sindamenya niba barayibuze, barayibonye ngo nguri ndi, ariko iyo mba umunyamahanga nari kuyirarana. Harabona agiye ejo kwaka service, bifata bazana amasari kabazungu barahaje mu minota mike bari babasavinga. Ntago nabyanga, ni umuco wa kera w'abashyitsi. Na kera wanga umushyitsi akurisha imbuto, sibyo? Uriya muntu waje abazasiga amafaranga kandi tutari kubona, kandi yari afite choices zitagira ingano zo kuba yajya n'ahandi. Burya tujye tubyemeranwaho. Ko yarisemo igihugu cyawe, buryo ubuzayabonaho byanze bikunze mu buryo bwagutse. So ntago mbona rero ko Visit Rwanda yagira ikibazo, ahubwo ikibazo ahantu kikiri twari dukwiye gukemura n'umwiryane uri mu Banyarwanda bo ubwabo. Ibintu bimwe kwiye kugira ikikora kandi kigaragara tukakibona. Hari Abanyarwanda bari hanze biyumva nk'abanzi b'u Rwanda, na hano twumva ko ari nk'abanzi b'u Rwanda. Nta mwanzi w'igihugu ubaho.
keretse afite ibindi byaha yirohamo kandi ibyo nabwo yafatwa nk'umunyabyaha. Harimo nk'abashyigikira imitwe y'iterabwoba, hari abashyigikira imitwe yitwaje intwaro. Ibi byose kiba ari ikibazo kandi uwo muntu yagombye guhanwa individually, sibyo? Ariko ntabwo ntuza position yanjye politike igomba kungira igicibwa mu gihugu cyanjye. Yenda kwe ko ibintu ibyo yanditse kuri Twitter byanditse hehe. So ubukerarugendo harimo n'abantu bashobora gutinya kuza mu gihugu kubera bumva abanyagihugu bo ubwabo abari imbere n'abari inyuma baganira iki. Iyo uhuye n'umunyamerika gukundisha Amerika, kuki nahora n'umunyarwanda akanyangisha u Rwanda, sibyo? Uri mu Burayi so afite yenda yakoze ibyaha no mu Rwanda, yagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, yenda so yagiranye ibibazo n'abayihagaritse, sibyo? Nyuma yaho byanze guhura, upfana iki nabyo? Hari ikintu gisa naho imyumvire yacu igihanira abana gukiranirwa kwa basi cyane. Ugasanga hari nka kampe ebyiri zihora zihanganye, ariko wareba neza icyo zipfa. Zimwe ugasanga ni inyungu z'ubutegetsi, abandi barabuhoranye barashaka kubusubiraho, abandi barabufite barashaka kubukomeraho. Ibyo bikavunjwa ku rwego rw'igihugu. Dukwiye kwicara ku buryo na za ndi umunyarwanda zizamo n'abandi dusanzwe batumva, za Rwanda Day zizamo abandi tuzi ko basanzwe batumva birirwa batukana. Muze murebe byivuze muganire n'abantu, kuko muganga ashyirirwaho abarwayi ntashyirirwaho abazima. Minu bumwe hari volume ikwiye kugiramo. Twagombye kubona Minu bumwe yagiye kuganiriza abantu bo muri FDLR iri mu mashyamba ya Kongo. Kubera iki? Kuri cyumva reka twagombye kwibona za Mozambique na Malawi abantu bagize bariho baganirizwa, bajye babikora nuko bidatangazwa. Ariko sinamya ko ari bwajye mu mashyamba ya Kongo yenda FDLR ntitaha buri munsi, harimo abataha. So nako kantu kakitugoye, ariko simpamya ko ibyo abantu bashobora kuvuga kubera uburyo babona ibintu bishobora kubangamira Visit Rwanda. Visit Rwanda iri strong cyane kandi politike ziriho zose niziyorohereza. N'aya mastade birya twavuga ibikorwa remezo, gutuma abantu biga. Umumotari umwawe wamutega akaba yarize, utamuha kamera yawe ngo ayibe, sibyo? Atakwishyuza iby'umurengera, atabura ururimi muvugana. Ibi by'abantu biga indimi ntituvuga ururimi rumwe nk'urw'inka gusa, nubwo waruvuga nabi ariko rwatura turya ukaburuzi. Ibyo byose birahari. Iki kigoye ni mind yacu n'imitekerereze yacu. Ntabwo turabasha kwitandukanya n'amateka yacu ngo tuyasetting yadufashije iki n'icyo atadufashije, nihe turi kujya hehe, tuzagenda gute. Nicyo kintu kitugoye cyane. Ku buryo imyiryane iriho, nicyo kintu twari dukwiye kubanza tukavanaho. N'abatabyumva akagira uburyo bwo kubigisha, kandi ntabwo ari ukubigisha kuri orientation politique gusa, ni no kuri indi bigisha kuri orientation z'ibyerekezo. Kandi niba uri hanze uri kwanga ko yenda u Rwanda rubona inkunga y'imihanda, turacyari mu bihugu byaka inkunga. Byanze bikunze abuze ukora bazataha n'ubwo utazataha, kuko lifetime yanjye izarangira. Nimfata inzangano nari mfite mu myaka 30 ishize nkazishyira mu bana banjye, ko nge ndi hafi gusoza kariyeri, kumanika inkweto, gusubiza plaque, bo bazabaho gute? So twagombye kureba mu buryo bwagutse. Umunyarwanda uri hanze agakundisha abandi u Rwanda, nubwo yaba afite ibibazo bye biri politike. Abantu bahungutse 94 bava mu bihugu binyuranye, habayeho abantu bakomerekejwe n'iki gihugu babamo muri za 59 na 60, kugutwikira inka zawe zikaribwa, uhunga cyangwa wicwa. Harimo n'abishwe bajya mu buhunzi burabarya, politike zikajya zibahindukiraho.
ariko aho bicaye barababwiraga ngo u Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki hariho abantu bahugukanye inka za sambu ngo amata nta kibazo yuze tutarika tuzajya turokoza izaba zisa amata si ikibazo mu Rwanda u Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki kuvuga ngo impunzi zitahe zari Kongo miliyoni zingahe zitahe nuko ntago watunga igihugu kitagira abantu niba uri Kongo ntago uzi ko Kongo bizarangira niba iri no kugufata neza ntago uzi ko izabana n'abana bawe ahantu heza ni mu Rwanda niba uri mu Burayi na Amerika bari abavandimwe ibintu byabo ntawe uzi ibyo bategereje mu myaka 50 iri imbere birasetinze ikibuga gishobora kwicurika ikindi nuko hari umufaransa waza bivuga abanyaburayi na Amerika mu myaka 50 iri imbere bashaka kuzaba basuhukira muri Afurika kubera amapfa aho byararangiye erega ubukire burashira uretse gato none se ubunze umuminisitiri wo muri za 80 yubatse wayiraramo ukumva urafite komforo nk'iy'ubu yubatse ugira afite uburyo basetiza ibintu byabo ariko burya ofete success ya visit Rwanda ni inyungu icyo waba wiyita cyo cyose waba udafite inyungu ku Rwanda waba udafite inyungu ku butegetsi ariko abana bawe bashobora kuzagira inyungu ku icyo gihugu ntibahere kuri zero burya ikiza ubwo butegetsi buri gukora ubugikora ntibukigira bugifitemo inyungu niyo mpamvu nta kudeta ziri mu Burayi na Amerika bahana umwanya bahana umwanya ibyiza bari gukora bakabibayinga bakabishyigikira ibitari kugenda bari gukora bakabigaragaza amatora yaba hakaba finale bakagukuzaho cyangwa bakagira nirwo rugendo rw'ibihugu byacu muri Afurika nuko bigenda ariko nukomeza kuvuga ngo nanyenzi nanga inkotanyi nanga iki abari ku butegetsi nabo hano ababufite babaheza harimo leta zose nta leta zibura abaheza ngo ntihazagira ukubeye sibyo hakaba umuntu ufite inyungu ze bwite sibyo nawe wirirwa hembera amacakura yakora ugasanga ni inyungu ze bwite niyo mpamvu leta igomba kujya hagati y'ibyo byose twagombye guharanira ko umunyarwanda haravuga ati mu Rwanda niho heza nubwo waba warahunze nubwo warahakoze ibyaha ariko indoto yawe ikaba iri mu Rwanda ari igihugu uzaraga abakurambere abazagukomokaho Joseph ngushimire ku mwanya wawe komura cyane Clement asante sana muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka bukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafite parafo za rangete dushe na tuwarete byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46 ikirenze kuri ibyo turanabatwaza umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganiza jini ya Mowapu voduka ya Mowapu Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na voduka ubahe na sangriya frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Mowapu byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 0787 31 74 22 uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije, abandi baryamye mu bitaro. Hari nabo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda.
nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda ntawe ubona amapine meza atanyuze muri tire zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promosiyo y'iminsi mikuru. Ugura amapine 4 ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho 20,20. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Ni amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahozemo Banque Populaire. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 88 90 60 20 cyangwa 07 88 32 83 44. Muri tire zone ntabwo ari twe twubaka imihanda, gusa amapine yacu ayigendaho niyo arokora ubuzima bw'abantu. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Star moteri yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose ku ngano wifuza, sauna, massage utasanga handi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Star moteri ihagije ku macumbi. Happiness Star moteri iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kuri Engene uba wahageze. Hamagara kuri nimero 0788808099 cyangwa 0785516044 ubabwire ko uvuye ku Muryango TV baguhe na discount.